neza ndabasuje cyane ni Cynthia mugiye kubana muri iki kiganiro nkuko mwakunze ibiganiro byacu byatambutse uyu munsi tubafite umutumirwa ni icyamamarekazi hano muri sinema nyarwanda amazina ye n'ayandi ni Fabiola Muzi muri filime Amarira y'urukundo uyu munsi tugiye kuganira nawe ndetse kubyerekeranye na projet adufitiye ndetse n'ibijyanye n'ubuzima bwe guys mwibuke gukanda subscribe ndetse na like kugira ngo muzakomeze gukurikirana ibindi biganiro bizagenda bitambuka murakoze cyane. Fabio amakuru y'iminsi turaho murakomeye ariko buriya twahirukanaga nka ryari cyashize iminsi kabisa hashize iminsi yewe ntekereza ko twaherukanaga nko muri za 2017 ngituye za Nyamirambo twashoboraga guhurira mu nzira kuko shuti sinzi igihe woherukira za shuti yego ko ngenda akora buri munsi ariko nyine we hari haciyemo iminsi rega bura naka kantu kaciyemo ka corona imyaka 2 bura ni myinshi gusa warakuze nyine waranabyibushye ya niko bigenda abantu bamaze igihe batabonana hari akantu byanze bikunze gahinduka ku muntu ya harya twagira ngo wibutse abantu amazina yawe. Nje nitwa Mukasekuru Hadija Fabiola. Ako bundi buriya nta kandi kazina kera bakwitaga kakabyiniriro? Oya akabyiniriro banyitaga ni Fabiola n'ubundi buriya Fabiola ni Risirino. Okay. Ni Risirino. Harya ubundi buriya Fabiola wavukiye hagana hehe? Navukiye Iburasirazuba. Iburasirazuba. Ntago ari umunyakigali? Oya ntago ndi kavukire. Ko ngiye navukiye Kivugiza. Uri Kamugi. Ndi Kamugi. Iburasirazuba. Ubu tuye hehe se? Ni Nyamirambo. Abantu hari igihe iyo bumvishije Fabiola cyangwa se abamubonye mu mafilime atandukanye bifuza kwibaza ngo Fabiola ni ingaragu, Fabiola ni umumama yarashatse barubatse bimeze biti? Okay, mu bihe bitambutse abenshi bari bazi ko ndi umukobwa ko ndibuka ntangira filimi Amarira y'urukundo abenshi babaga bazi ko ndi umukobwa ariko burya kigegeye nari umumama mfite abana 3 kugeza izi saha ndi umumama mfite abana 5 ariko abenshi kugenda mpura nabo ababashije kuvuko tubasha kuvugana wasangaga bambaza ati se Fabiola ntago kiri umukobwa ese Fabiola niwe sheri wa Manzi ese Fabiola niwe benshi bibaza uburyo ndi umukobwa namwe oya nari ndi umumama gusa nyine imyaka igenda icaho nabona ko byiyongereye ariko se cyane uretse ko wa mugani cyagihe umuntu yakubonaga abona gukiraga ukiri mutoya ariko imyaka igenda byanze bikunze igenda yiyongera kandi noneho ubudeje umuntu we mu mama buri afite mwana mutoya aba ari byinshi bituma byibuha kwita ku mwana kigagerera bari bakiri 3 kandi bari bamaze kugira hejuru urumva nakoraga siporo akataye nkakaringaniza ariko buriya no gukina filime buriya nabwo haba harimo siporo cyane ntago biba byoroshye ahubwo niyo siporo ya mbere ikomeye hari igihe bakeka ko gukina filime ari utuntu tworoshye birakomera cyane gukina filime biranavunana cyane ariko ubundi Fabiola wamenye ko ufite impano yo gukina filime ryari? Ubundi mu nzozi zanjye no mu bitekerezo byanjye nkiga numvaga nziga section yitwaga lettre numvaga nzaba umunyamakuru nibikundaga ibintu byo guca ku mateleviziyo cyane ariko ntago ayo mahirwe nigeze nyagira ndabyibuka nje Kigali nibwo bwa mbere nari mbonye televiziyo birancanga ubuzima bwo mu cyaro na televiziyo Kigali byabaga bikomeye kigenda byibuka byari mu 2004 kandi icyo gihe twari dufite televiziyo imwe rukumbi mu gihugu nakubitiye kuri filime yitwa Igihinde nabonaga nkajya avuga ati bara nibo bamarayika bavuze nawe ku izina ry'Imana n'umumarayika nawe none se ubundi umuntu aca gute muri televiziyo ntago nabyiyumvishaga kuntu umuntu ashobora kujyamo agakinira filime birancanga umuntu acamo gute muri iriya televiziyo nareba inyuma nkabona hari ikintu kinini urabizi ni za televiziyo zari zifite ikintu kimeze gutyo nkareba nkavuga se umuntu acamate birancanga
ariko nkakomeza nkunda kureba filimi nkabyumva ariko nkiri primaire nakundaga gukina ibintu by'ubutiyatire nkabasha kumedita neza nkumva birimo neza none ubwo maze kubona izo filimi sinzi kuntu naje kubona filimi y'inyarwanda hari groupe yitwaga Happiness yatangiye filimi nyuma y'iriya filimi yabangenzi yitwaga ikigeragezo cy'ubuzima nibwo natangiye muri twagiye bakanyombya bazaga nza kubabona rero ari abanyarwanda niyo filimi yitwaga Happiness yari iri muri ntare y'ingore mama Janti mbona n'abantu duhuriye muri quartier nabate hoya ntago bibaho ko numva bikunze biriya bintu kuko naranicaye ndi kuyireba kubera uburyo nakundaga televiziyo n'uburyo nakundaga filimi mu mutima wanjye nanga icyifuzo gikomeye manu zambabarire nce muri televiziyo nta numwe navuze ngo manu zambabarire nkine filimi manu zambabarire nce muri televiziyo kandi mbivuga mbabaye numva ko ari ikintu kizanshimisha cyane nza kubabona ngeze aho numva ngo barepetera ku ntuza kuri Maison de Jeunes ya Kimisagara njyayo ndeba kuntu bimeze batubwira amafaranga bagomba gutanga mbiganiriza umutware banciye ndiba ari 40 kwinjira muri groupe amafaranga ndayatanga turagenda turakora ariko filimi twakoze ntago yigeze igira amahirwe yo gusohoka nibwo rero namaze kubona ukuntu filimi ikorwa mbona uburyo bandika script mbona uburyo bagtinga mbona ntago ari ibintu birenze cyane numva biroroshye umukameramani wari urimo wa filmaga iyo filimi tuza kuganira mbonye ko iyo filimi harimo ibintu bitameze neza atarimo kumvikana nako se kunjya nandika utuntu twanjye ku ruhande nkunda kwandika utuntu akantu mbonye nkakandika igitekerezo ngize nkumva ndacyanditse kuko numvaga nshaka kuzandika igitabo kandi nkaba mbona kuntu bandika iyo nkuru nabyo ari bisa nkuko nabyandika nta kuntu wazaza tukaganira kuri inkuru tukareba icyo twakora turabisezerana mbwiramo mu ncamake arambwira ati iyo story ni nziza turabisezerana mu by'ukuri nta n'igiceri n'iki cyatanu twari dufite umukameramani ati ngiye nzafilima ariko kamera no kuyikodesha ubona ibintu ntibyoroshye nibwo twagiye turabiganira avuga ati dushaka abandi bantu barimo hano muri iyi timu bashaka gukina filimi tushyiraho amafaranga fatizo tugomba gutanga tuba abanyamuryango turebe ko twasohora niba twazajya twishyura ya kamera tugashyira ku isoko tukajya tugenda tubikora iriya filime amarira y'urukundo nagiye kuyandikira mu Kigali fata umwanya ndagenda ndayandika muri Miraneza ntuje pe inganzo zirisuka ndavuga ati ndasaze none ndumva bindenze turaza filimi turayikora tushyiraho amafaranga tugomba gutanga turiga turimama mbega byari urugendo rutoroshye ntago byari byoroshye ubu abantu bari kuza muri sinema bari mu munyenga ntago bavunitse ntago babizi ubundi iriya filime amarira y'urukundo mutangira kuyikora hari aho kuko ukuntu wayanditse ubuhanga bwari burimo wagira ngo ni nk'ubuzima bwawe nkunda kubivuga cyane kuri iriya nkuru harimo igice kimwe cy'ubuzima bwanjye harimo igice cy'ubuzima bwacu bwa buri munsi kuko ngiye buriya umuntu abaho afite inshuti abaho ugenda ubona ibibazo duhura nabyo ku ruhande ugenda uganira n'umuntu ukumva inkuru kumva ukuntu abantu babaye cyane cyane urebye yashingiye ku mwana urerwa na mukase hano hanze hari abana barerwa na ba mukase babayeho nabi siko ba mukase abantu bose ariko ari babi ariko hariho ababi birenze hariho ingo kuko nagiye mfata ku nce nyinshi zitandukanye mfata ku bana umwana mfata ku babyeyi mfata ku ngo z'abagore n'umugabo mfata kwa ba mabukwe ibyo ni ibintu byo mu buzima bwacu bwa buri munsi tunyuramo muri Afrika aho usanga buri muntu wese aba afite inkuru zitandukanye kandi zikomeye zinakomeza ubwo rero bigenda mbikusanya kugira ngo mbashe kubaka imitima y'abantu kuko ngiye mu buzima bwanjye nkunda gukina filimi irimo ubuzima bwa buri munsi tubamo kuko niyo mba numva inshimishije kubera ko irafasha abantu bayireba hariho rwose nk'ira filime arambwira ati Fabio ubuzima wakinye muri iriya filime ni kubwo nge mbayemo ariko hari icyo wanyeretse narabohotse mbona ko ari uwo turi kumwe numva ko ari igikorwa kizima nakoze pe
birumvikana ko ni igikorwa kizima wakoze, uritanga mu buzima butoroshye, uri n'umumama, bise bituma nibaza ntise ko wumva hari n'abantu baguha n'ubuhamya bakakubaza bakakubwira bati buriya buzima nari mburimo warakoze, numvise ko hari umuntu turi kumwe, hari ikindi kintu utegura nabwo cyakongera gusana abantu baba babayeho muri buriya buzima, wenda bitari kwa ba mukase, ubundi buzima dusanzwe tubamo hano mu Rwanda? Urakoze cyane ako kantu. Urumva iriya filime uko nayikoze, kuko hari inyungu yakimayemo, kuko inyungu si amafaranga gusa, nabonye ko yakoze ku mitima y'abantu. Ubu n'ubu ndi umumama kandi ntabwo biba byoroshye, ndi gutekereza, ndanayifite n'iyo nkuru narayanditse, proje yayo yo ku bundi buzima. Ariko noneho ku bundi buzima shaka kwerekana imbaraga z'umugore. Ese umugore ashobora kwemera ko urugo rwe rwasenyuka? Ese afite imbaraga zo kuba yahagarika ko urugo rwe rwasenyuka kubera imbaraga umugore Imana yatwuhaye? Imana yaduhaye imbaraga, turakomeye abagore, dufite imbaraga. Ese hari icyo ushobora gukora nk'uko ababyeyi bacu cyangwa nuko tubizi bajya bavuga ngo umugabo ni nk'umwana, uko umutwaye niko agenda. We mugore rero yubashe gufunguka mu mutwe ukabasha kwita ku rugo rwawe, urugo rwawe rushobora kugera ku ndundumira igiye gusenyuka ukarugarura, bitewe nawe n'imbaraga washyizemo n'ubushake. Iyo nkuru rero yerekeye kuri icyo ngicyo rwose, nanayise ngo imbaraga z'umugore. Niyo yerekanye bigendanye n'ikoranabuhanga ry'ubu ngubu rya telefone, ariko proje yanjye numva haracyarimo iminsi kugira ngo itangire, kubera ko mfite umwana mutoya. Rimwe na rimwe abana ni n'itegeko nako sina rimwe na rimwe tugomba guha uburenganzira bw'abana. Umwana agomba akabanza akakenera impuhwe za mama, nkabanza akigira hejuru, ariko ni naho rwose nanaboneraho n'umwanya n'abanyumva n'abakunzi banjye n'abafana banjye. Rwose n'uwantera inkunga yayimfasha iyi filime ikagera ku isoko, kubera ko irimo inyigisho ikomeye cyane. Reka numve ko izagirira abanyarwanda n'abandi bantu ku rundi ruhande akamaro. Ariko se ubundi Fabio, hari n'ikindi ise ntekereza, kuba uri umumama wagiye muri sinema, uri umumama, hari n'abandi bamama bataba muri sinema babyifuza, nk'umugore w'umunyarwandakazi ampulisi noneho umuyisilamukazi, ubihuza gute? Uretse no kubihuza, nihe nama waha abandi bamama batari babohoka kuba bakwinjira muri sinema, kandi nabo hari inkuru bafite bashaka wenda kugira abandi bigisha, cyangwa se bashaka no kubibyaza umusaruro, kuko sinema ibamo na business, ishobora kugutunga, cyangwa se ushobora kuba ufite impano yo gukina ariko ukabura aho watangirira. Nihe nama wabagira? Aho ngaho kuri icyo kibazo ndagusubiza mu nshuro ya gatatu. Inshuro ya mbere uravuga ati nk'umumama noneho w'umusilamu gukina filime bihuza uti? Ngeze ku by'amadini, mu by'ukuri nge nemera yuko n'umutima wanjye nyemba ndi kwigisha, ntanga ubutumwa. Urugero, niyo nakina sene ndi nkora ibibi, birangiza nerekanye icyiza, nkerekana ikibi ko kirangira, nkerekana n'icyiza. Byanze bikunze bitangira ari ikibi ariko kikarangizwa n'icyiza, umwijima n'urumuri. Iyo mbashe kwigisha umuntu niba ko yarabayeho agahinduka, ndibaza Imana nayo impemba. Ikindi cya kabiri, kuba umumama nkabihuza bisaba kugira ngo bibashe kubiganira n'umugabo, kuko ni business nk'izindi. Nkuko nabyuka ndi umuganga nkakubitamo itaburiya nkajya kwa muganga, nuko naba afite umugabo ndi umusirikare nkambara imyenda ya gisirikare nkajya ku ikosi, niko no gukina filimi ni akazi nk'akandi. Kubyuka nkitegura nkajya mu kazi, ni filimi, ni business. N'ubundi noneho hari abandi baba bari hanze ariko kumva ngo ndi umumama, benshi babifata kwinshi gutandukanye, ati gukina filimi birimo ibintu byinshi, harimo urukozasoni, harimo cyewe ya, ahubwo se nakomeje kubihakana, nta hantu bihuriye. Filimi ni business, filimi iravuna, filimi ni ikintu gisaba gushora amafaranga. Ntabwo wajya gukinana n'amafaranga. Kamera irishyurwa, icyo urya kirishyurwa, imodoka ikutwara irishyura, buri kintu cyose kiba muri filimi kirishyurwa. Ntabwo ari wo mwanya wo kujya gukundanira cyangwa kujya gukinira. Ntabwo rero umubosi ashobora kuzaba yashoye amafaranga yarizwe ari muri business
nurangiza ujye kujyanamo iyo mikino ngo ni aho gukundanira naho kugira iki, ni n'akazi kavunanye kagoye. birumvikana. Hari ikindi kibazo nkunda ko kwibazaho, ubundi uretse muri sinema ni ikihe kindi kintu ukunda? Nkunda siporo mu buzima bwanjye. Gym, iyo ndi kumwe n'abandi bantu ndi muri gym ndabikunda cyane, biranshimisha. Nkakunda kureba filimi nayo burya ndazikunda kuzireba, nicyo kintu kinshimisha. Kureba filime, kureba football. No kuba ndi kumwe n'umuryango wanjye biranshimisha cyane. Ubuse wari wamaze kubikomozaho, ubu ni igiki uhugiyemo uretse kuba wakita ku bana nuko kwandika? Hari ikindi kintu cyihariye cya bizinesi ze? cya bizinesi, akazi? Oya, reka njyewe ni mu rugo kuko mfite inshingano nyinshi. Burya nabyo nubwo abantu benshi bavuga ngo kwirirwa mu rugo ngo ntabwo ari ibintu byiza, buriya akazi ko mu rugo karavuna cyane. Abamama nibo babizi, kwita ku bana, kwita ku mugabo. Ndi mu rugo ariko ndanakora, mfite amaporoje menshi ndi kugenda ngaragaramo, mfite uburyo ndi kugenda nkora amafilimi nubwo abatarayanjye ariko ndakora. Abenshi bagenda babona amaproduit turi gusohora, nyine ndakora. Nta kintu. Mfite ikibazo cy'amatsiko. Ubundi ukunda kurya iki? Ko abayisilamukazi ubundi ari abantu bazi no guteka. Iyo ukatinya Nyamirambo uzi ko hari ahantu uri bujye gufata capati, toki, umuceri. Ubundi mu biryo ni ikihe kintu iyo uriye uvuga ati ibiryo? Njyewe nkunda umuceri. Wa undi ipirawu? Oya, umuceri usanzwe agatanzania kabyabuze agateka bisanzwe, karanyura cyane. Ikindi kibazo cy'amatsiko njya nibaza, ubundi muri wowe waguha nk'amahirwe wenda yo kujya kuba hanze, ikihe gihugu wumva wabamo ukavuga uti cya gihugu nubwo ntari nakigeramo ariko buriya nkibayemo byaba ari sawa, wenda ukajya wajyana n'umuryango wawe uretse ku ngubu? Oya, umvisha ukunda abana. njyewe ntabwo nkunda hanze, nkunda igihugu cyanjye gusa. Ibyifuzo byanjye abana banjye numva bajyayo, nkanjye nkajya ngiye kuhasura, ariko mu kuba kugira iwacu mu Rwanda. Ariko abana banjye bagenda bakiga bakareba ubuzima burenze bagatambagira amahanga, ariko njye nkunda mu Rwanda. Mu Rwanda buriya ni igiki uretse ko yaba ari igihugu wavukiyemo, ni iki kidasanzwe hakundira? Kirima yaho, kuko ngiye kirima irangora, ubushyuhe buranyica, ubukonje bwinshi bukanyica, ariko nkunda kirima yaho. Noneho no kuba ari ahantu wavukiye, buriya nkakunda n'agashyushyu, mba numva ndageze ntabona uko nisanzura neza. Uretse gukina filime, kuba wakwandika, hari iyindi mpano wiziho muri wowe? Indi mpano isanzwe? Indi mpano isanzwe, tuzi ko aba muri Afurika ubundi buri muntu wese abazi kuririmba. Oya, kuririmba ntabyo nzi, ubundi ndirimba nk'ikijondera. Ibyo byo ntabyo nzi. Ariko buriya hari ukuntu bajya bavuga ngo uzi kuvuga, burya uzi no kuririmba. Ariko ushobora kuba utazi kuririmba nk'uko nanjye ntabizi, ariko mbese waguha nka sene yo kuririmba muri filime ntiwaririmba? Biragoye. N'indirimbo nzi hazamo utuntu tw'uduce, nzi umurongo umwe wa kabiri sinyankumenye. Sinzi kuririmba pe. Banjye ntago baririmbaga. Simbizi. Kanjye ntibaririmbaga. Oya, umwuga mba numva, impano ngiye mba numva mfite kuko pe nanagerageje nkinjiramo, nta yindi ndanjiramo. Nta yindi ndagerageza ngo wenda ndebe, ariko kubera ko ninje muri filimi n'uburyo mba ndi kwakitinga n'uburyo mbyumva, mba numva ari ibintu byanjye pe, niyo ndyamye ndabifiringa. Filime uheruka gukina? Oya, ni nyinshi, izo ndi gukora ni nyinshi, ahubwo ndi yarangiye. Izindi ni twa duce nyine tuba tujya ku ma YouTube, ariko hari n'izica ku mateleviziyo. Yemeruka gukina ni Ejo si kera, irica kuri televiziyo y'u Rwanda, ariko hari n'utundi dukora tuca ku ma YouTube.
zo ziracyakomeza ariko ntekereza ko yenda ejo kera nayo sinzi niba yararangiye cyangwa izakomeza gusa nyine ibigaragara ubona ko hari ibindi bice bishobora kuzazaho kuko twakoze season ya mbere iya kabiri rero sinzi niba izaza niyo duheruka gukinamo. Noneho nagira ngo noneho ugira ikintu ubwira abakunzi bawe no kuri iyo projet yawe wari umaze kutubwira ushaka kuzasohora hanze. Abakunzi bawe bagutegereze ryari mu gihangano cyawe wiyandikiye nk'umuhanga usanzwe wandika amafilime, igihangano cyawe atari kuvuga ngo hari abandi wagiye gukorera, ese bagutegereze ryari? Urabona afite umwana w'amezi 10 kandi nifuza ko natangira kujya muri iyo projet nibura umwana agize imyaka 2 avuye ku ibere, ariko bitavuze yuko nzahagarara gusohoka, wenda yasohoka nka nyuma y'imyaka 2, ariko bitavuze ko hari byinshi filime igira ibintu byinshi bisabwa muri iyo myaka 2 ngo nzaba nkomeza gushaka ama location shakisha buri kimwe cyose, ariko nyirizina iyo myaka 2 ishize ubwo urumva n'ukwezi kumwe gusigaye n'imisi umwaka umwe n'amezi make cyane kugira ngo mbe natangira projet, ariko muri ayo mezi nzaba ndi gushaka ama location, casting, ibintu byinshi ari nako kusanya iyo nkunga. Mboneraho nuko wari ubimbwiye ati niki nabwira abafana banjye ndabizi muranshyigikira pe, no kuba mwicara mukabasha kureba ibihangano byanjye aka kanya mukaba mukimbaza Fabiola bimeze bite, nuko nabagiye mu mitima nabagiye no mu mutwe, nuko nabahaye igikorwa kizima. Ndabizi iyo mutabikunda ntago byakabaye ari uko bimeze. Nubundi mukomeze munshyigikire, ufite inkunga y'intere ugize kuko byose nubwo hari tunyungu tuzaho tukansanga, ariko mu by'ukuri tuba tukoze igikorwa kigaragara kandi kinini mu Rwanda kuko tuba twubatse societe y'Abanyarwanda. Hariho ubuyikunda, hariho ntago inkunga ari amafaranga gusa, hariho uwabibona gutya akambwira ati Fabiola uburyo ukora, uburyo ukina, nkwemereye inzu, nkwemereye kugaburira abakinnyi, nkwemereye kuguza gutwara mu modoka. Iyo ni inkunga ikomeye cyane, ntago inkunga ari amafaranga gusa. Hari n'ufite kamera ziryamye ati Fabiola uzayishutinga iminsi ngaye, nkwemereye kamera. Iyo ni inkunga ikomeye cyane. Bafana banjye Banyarwandakazi, ni ukuri ni mudushyigikire kuko nyamara ibi bintu byacu mubishyizemo imbaraga twagera ahantu kure, kuko turebye aho twaturutse n'aho tugeze birasa neza, biraryoshye kandi mu by'ukuri birimo inyigisho nyinshi zitandukanye. Mwifata ngo babakinnyi ba filime b'Abanyarwanda ngo ni théâtre dukina, ntago ari théâtre rukwaye na filime rukwayo. Ni mudufashe mudushyigikire natwe tuzamuka, abandi banyamahanga filime ni filimi zizana agaciro mu gihugu, zifite ubutunzi n'umuco. Nawe rero nimureke turate umuco wacu kandi tuwunyuje mu bihangano byacu. Turashoboye natwe abagore turashoboye. Niba hari nta guciye no mu ijambo, hari n'abandi bantu baba bandika amafilime b'abagore, ariko akavuga ati ariko se ubundi nzahera hehe? Nk'uwo muntu wamugiriye ihe nawe? Ni benshi cyane abatekereza ati nzahera hehe, ati iyi filime nzayishyira hehe. Hari abantu ikintu mbona ntago Abanyarwanda babiha imbaraga nyinshi cyane mu bya sinema, kandi sinema harimo uburyo bwinshi twazamurana. Nyenya mbivuga ati nk'abantu bakora business, nk'ubaka kanye nicaye ngaha ushobora kuhakorera publicity, ariko usanga umuntu agiye afite business yagiye gukora publicity ugasanga ashyizemo ibyo hanze kandi ni Umunyarwanda. Ese kuki atahamagara uwo muntu ati nkorera publicity? None wa muntu nawe ukeneye gukora kubera uburyo abantu babyishimira n'uburyo babiha agaciro n'amafaranga arimo, wa muntu azabona inzira yakora. Nawe ndukora filime azakenera inkuru, azigurire wa wundi uzi kwandika ariko utazi kwacting. N'umuntu arayicara akavuga ati ngiye gukora filime akiyandikira inkuru, ariko hari abandi bazifite. Ngiye numva rero sinema yigiye hejuru rwose, bashinga nk'urugaga ahantu abantu bafite impano yo kwandika bakazana ibihangano byabo, hakaba abandi babishinzwe kubikontorora, babona iyo nkuru ari nzima. Kwibutsa kuko wowe wagiye wandika ukina, unababwire yuko hagize n'ugushaka ari umumama yaza ukanamugira n'inama. Yaza nkamugira inama, nkamwereka ukuntu bandika, yashaka no kuyiactinga
nkamufasha no kwandika rimwe na rimwe binamunanira kubera ko wenda arashaka no kwivugaho ugasanga kwandika biramunaniye ariko akaba yaza agahambuka akakubwira ibyo akubwiye ukanabyandika hanyuma igihe runaka bikaba byazasohoka bigafasha. Inkuru ni ikintu gihenze cyane, inkuru ni ikintu gihenze cyakagiye kinagirira akamaro twese kikagira n'akamaro igihugu. Nukuri ndumva habaye hariho na ahantu bashyizeho kuvuga ati abahanzi bo mu Rwanda bahanga filimi cyangwa n'ibindi byose bigeraho bijye tugira uwo binonosora, wa mukiriya waza yaba aturutse hanze yaba kize hehe yaba ari ubone bakaba bamugurisha iyo nkuru, hari ikintu cyazamo, hari ikintu cyazamo. Ariko twese dufite inkuru tugomba kwandika kandi inkuru zacu n'ubuzima bwacu tubana, ntabwo tuzajya kwigana kurasa n'imbunda, twebwe ntabwo turasa n'imbunda, dufite ubuzima bwacu tubamo bwa buri munsi, dufite umuco wacu, dufite umuco wacu, dufite ibyo dushaka kurwanya, dufite ibyo dushaka kugira ngo bigere hejuru, na wa wundi uri hasi mu cyaro abibone. Iterambere riri kwihuta mu Rwanda, hari abana benshi babayeho nabi, ibiyobyabwenge, inzoga, itabi, urubyiruko rwacu ruri kwangirika. Urumva ntabwo kurwigisha ari ukwicarana nawe gusa, ntabwo kuko ntiwapfa no kumubona, ariko byibuza na mugenzi we utagiye muri bya biyobyabwenge ashobora kubona kuri ya filimi yigisha, bazahura yajya kumugira ngo amushuke nawe abyinjire bakamubwira ati hoya, bikaba ngombwa ko amwerera imbuto akamukuramo. Umuhanzi ijwi rye ririhuta, nibadufashe rero ababosi b'abakire badufashe n'abayobozi batureberere nyine bazamure tuzamuke, kuko aho byari bigeze byari byiza cyane biturewe n'aho twatangiriye. Hari akandi kantu ntekereje ndavuga ngomba kukakubaza, ushobora kuba udakunda kuririmba ariko hari nk'umuhanzi uririmba indirimbo haba hano mu Rwanda haba hanze, ushobora kuririmba akavuga ati umuntu yumvise indirimbo ze rwose aranyubaka. Bivuze ndashobora kuseka ariko ntuseke kuko niyo marangamutima yanjye ku bintu by'umuziki mu Rwanda. Nkunda Ama-G The Black, buriya Ama-G aranshimisha, Ama-G aranshimisha, nyumva ijwi rye aranshimisha pe. Bivuga ko n'indirimbo ze nawe hari ukuntu zikubaka. Indirimbo za Ama-G ziba zirimo ubutumwa, iyo wicaye ukayikurikirana neza ukayumva ngo hari ikiryabarezi, ngo hari iyitwa ngo umuntu iriya y'umuntu ngo umuntu ushaka gusaba amazi yo kunywa akayakwima akayamena. Hari aho mwari mwahurira? Biriho, hariho umuntu rwose ushobora kugira Ama-G aho twari twahurira. Oya, Ama-G ntabwo ndahura nawe. Ama-G ntabwo twari twahura, ariko Ama-G arado ndakwemera kabisa. Ibyo hari ukuntu wari uhise ubivugaho ngo rwose bibaho ko umuntu ushobora no kumusaba amazi, ubundi ibyo bintu ntabwo byabagaho mu Rwanda rwo hahise, ntabwo icyo kintu cyabasha Rwanda rwahise se ko wasabaga amazi bakaguha amata shaho. Ariko aho byakubayeho ugasaba amazi bakayakwima, n'ibyo kurya ahubwo akanabigutukira akanabikwima akaba yanabimena. Ubundi uwo ntabwo ari umuco wakagombye kuranga Abanyarwanda, ntabwo ari umuco rwose. Niyo mpamvu rero natwe tuba dushaka kugira ngo, ni nayo mpamvu Ama-G yabyanditse, nunabifite abiveho yumve ko amunenga. Ni nayo mpamvu n'abandi bose bagenda bandika bumve ko atari byo. Umuntu ukamusaba amazi yo kunywa kugira ngo ayaguhe akayamena, ntabwo ari ibintu ubundi byagakwiriye mu muco nyarwanda cyangwa se mu muco w'abantu bafite ubumuntu. Turimo turagana ku musozo, ariko hari ikintu kimwe nashakaga kukubaza. Ubundi muri sinema ni uwuhe mukobwa ukunda, yaba hano mu Rwanda igitsina gore, ariko niba hari n'umugabo ukina ushobora kuvuga ati uriya muntu yaranejeje, ni uwuhe muntu wabonye ukavuga ati uriya muntu ukunda kureba filime ze? Filime nyarwanda harimo umukobwa ajemo vuba, si uko abandi ntabakunda, ndabakunda pe, banagitinga neza barabishoboye, ariko hari akana kaje ejo bundi nta gihe kinini ashizemo ukina muri Stimedi, aba ari umukobwa wa Mama Nick. Si ukumukunda ko mutera, ariko nkunda aksiyozi. Uriya ukinnye ari mushiki wa Nike, w'inzobe ufite utuntu, akunda gukina afite utuntu tw'imvi mu mutwe, menya ari tentire. Nkunda kuntu yakitinga,
uko yinjira mu mukino, ukuntu yinjira mu mukino, uburyo ababara, uburyo yishima, uburyo atwaramo ibintu. Ni umukinnyi mwiza pe. uretse umu actrice uvuze, nihe filime yindi ubona hano mu Rwanda ukavuga ati ya filime ni nziza vuba, abantu baragerageje rwose mu kuyandika mu bikora? Aho ngaho waba ugiye kuniranya kuko nyivuze. Hari igihe n'undi yavuga ati kuki yanjye atayivuze, ariko mu by'ukuri reka nkubwize ukuri ntakubeshye, njyewe ndi mu bantu batangiye sinema bwa mbere, ariko aho tugeze kure. Hahandi wicara koko umuntu akabireba, filimi zirahare barashoboye gukora, n'izibasha kuba ziri ku isoko zirakoze pe. Ntaye navuga ngo irarenze ngo ntirenze, ariko icyo mbona kigaragara nkurikije aho twavuye naho tugeze, turakora pe. Fabiola, sinzi niba hari ikintu kindi wabwira abakurikiye ino channel yacu, rwose tuguhaye umwanya, niba hari ikindi ushobora kubwira, yaba ari abantu bashaka kwinjira muri sinema, yaba ari abakunzi bawe, yaba ari abanyarwanda, ariko unadutumire, ndabizi ko muri mu gisibo. Ngese mwarantumiye kuri Noheli. Kuri Noheli ko nimero yawe icamo, ariko ubundi rwose ngiye nabitekereje. Kuri Noheli ku buryo nimero yanjye ibura. Ikindi n'ingendo buriya byari bikomeye. Ahubwo vuga ngo twari turi muri guma mu rugo kandi nta wemerewe gusangira turi benshi. Ariko ubu ngubu noneho biremewe. Biremewe, nta kibazo pe, ni karibu. Ikintu nabwira abanyarwanda ni ukuri ndishimye kandi cyane. Nimureke dufatanye, dushyire hamwe, twubake sosiyete nyarwanda. Ikindi ni mudushyigikire. Impamvu uvuga kudushyigikira, mu buzima bwa buri munsi twese turarutana, hariho umukire akabaho n'umukene. Byanze bikunze umukire akeneye umukene, n'umukene akeneye umukire. Hariho abantu Imana yahaye, nk'ubu nkaza nkavuga ati ngiye gukora filimi, nkafata urugendo nkaca mu muhanda, nareba inzu nziza nkaba atari ko iranze ijyanye na story yanjye, nkinjira mu gipangu nkasona nta nunzi ngasaba, mwambabariye mukazama ahantu nkahakinira filimi. Nyamuneka mw'abanyarwanda, Imana yarabahaye, nimufashe bagenzi banyu, muduhe aho dukorera. Ntabwo turabangiza, nta nubwo duhembwa amafaranga menshi y'indengakamere ngo turakuriye wenda ngo turi muri business. Ni ubufatanye, nta mafaranga arimo birenze ngo byinshi cyane, ntabwo byari byagera ahantu kure. Ariko niba umpaye inzu mu by'ukuri nkakuramo icyo gihumbi, Uwiteka arakwandikira. Niba untije imodoka birakwandikira, niba untije biro, mwikumva yuko ngo gufilima ibintu byose ni amafaranga, ukumva ko nakizeho ya. Icyo nicyo kintu nasaba abanyarwanda. Hano bitandukanye ni Burayi pe. Icyo kintu nagisaba abanyarwanda, Imana yabashe umunyarwanda ufite uwo ari wese ufite umutima wo gufasha. Yaba ngewe naza kuyimwaka, yaba bagenzi banjye, nimufashe. Yego wenda ariho utakora neza, wenda bitakunyuze, ariko ndibaza nabo ntago bahemuka. Ntago bahemuka, turi abantu bakora. Maze akayamena. Oya nibadufashe igishoboka cyose, nge mbisubiramo aterega inkunga si amafaranga gusa. Hari ibitekerezo, hari ibikorwa. Kamera iri mu kintu gihenze, filimi nonye bisome filimi irahenda, buri kintu icyo ari cyo cyose gikorwa n'amafaranga. Ninza nkakusaba inzu, nyamuneka ntuzansubize inyuma kandi mbona uyifite, Imana yarayigwaye kuko ntayo ndi bwimure, sindi bunayangize. Ninza nkagusaba imbara singe no kuyitwara, ariko nanyu ufashe tuzamurane, tushyigikirane, tugere kantu kuri cyane ko sino kuvuga ngo ni business, harimo n'ikintu cyo kubaka. Ngewe nta nubwo reka mbabwiza ukuri singe nkina filime nkumva ko ari business ngiye gukora, kubera ko ntago amafaranga mu Rwanda ntiwayabona. Ntago twe twagera kuri iyo nivo yo kubona ayo mafaranga. Nge nkina filimi ntago ducuruza filime ngira ngo mbanze fungura imitima y'abantu n'imitwe yabo, babanze babone icyo gikorwa cyacu, bige kuri icyo kintu kirimo, uboshya bohoke. Urumva, ufite ikibazo yumva aruhutse mu mutima we. Business by'amafaranga biza nyuma, kuko n'ubundi amafaranga ntiyaza abanyarwanda batayikunze. Niba yayikunze irinjiza bitewe n'uburyo. Ikindi cya kabiri, ikintu cyitwa abapirateri, duhora tukivugaho iki kintu buri munsi. Nyamuneka nimuhagurukane itegeko riturengera,
mu Rwanda umuntu arakora filime yayishyira ku isoko abantu bagapirata, wenda ubu basigaye bavuga ngo babishyira kuri YouTube, ariko nshobora kuyikora nkayishyira muri mashini yanjye, ufite flash akaza akayishyiraho, ariko hari undi muntu uzayigena. Mu by'ukuri ndacyabwira ba bantu bapirata igihangano cy'umuntu, ngewe nzafatana igihangano cyanjye, tuzagera kwa Perezida wa Repubulika n'uzadukiranura. Uzabanza guca muri iriya. Perezida wa Repubulika n'uzagirana, kuko biravuna biranagoranye. Nta kuntu ushobora kuvuga ngo wenda ndigomwe nshoye miliyoni zanjye zingahe, wowe ukaza ugafata ikintu utashoyemo n'igiceri cy'atanu ukajya kugikopiya, noneho waranze ukagifata ukagishyira ku giciro kiri hasi y'icyanyi washoye. Urumva atari ibintu bibabaje? Uwo muntu aba ari umujura umwe w'indengakamere. Niba turenganure, hari amategeko abigenga, n'abo bantu babyumve, arya ke yavunikiye. Icyo kintu nabwira abanyarwanda ni ukuri pe, kandi abashuti zanjye, abankurikira, abakiri bose ndabakunda cyane, mukomeze munshyigikire, nzamuke muri industry, nanjye nzajya mbagezaho ibintu byiza. No gukora subscribe bakalayikinga ibihangano byacu, kugira ngo bigaragaze ko hari icyo wakoze n'ejo uzongera ugakora ikindi. Kandi cyane rwose ni ukudushyigikira. Fabiola, urakoze cyane, turagushimiye ku kiganiro tubashije kugirana. Twizera ko nitwongera kugukenera tuzakubona. Ndahari wese pe, nta kibazo. Isaha n'isaha muzankenerera muzambona.